Yes, reka nongere mbahe ikaze ndetse tugarukanye n'amakuru ya showbiz ari kugenda avugwa hano mu Rwanda, ndetse tugeze mu bihe byo kugenda tubona abahanzi batandukanye bagiye bakora neza amahiti ya sama, amabanga agomba gusoza umwaka, dore ko n'ubundi turi kugenda twinjira mu gihe cy'ibitaramo bitandukanye hano mu Rwanda dusoza umwaka, aba launching ama album, abagenda bigaragaza, abagenda babona amafaranga avuye mu bikorwa bagiye bakora, ndetse by'umwihariko tugiye kwitsa ku muziki nyarwanda cyane, dore ko ari byo bihe turimo. Mu bihe bishize rero twagiye tubona ibitaramo bitandukanye, abahanzi nyarwanda bagiye bazenguruka hanze y'igihugu mu maturuna atandukanye, barangajwe imbere na Tiger B. The Ben yagiye agaragara mu makonseri atandukanye hirya no hino, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatinze muri Canada, ndetse yagiye akorera ibitaramo bitandukanye mu mijyi itandukanye muri Canada. Bruce Melody ntiyasigajwe inyuma kuko nawe yazengurutse ibihugu by'Uburayi, Ububiligi, Ubufaransa, Suwede, hose Ubudage, yagiye azenguruka akora ibitaramo, ariko by'umwihariko Davis D, uyu mwami wa Afro kiri ukunda kugenda yiyita umwami w'abana, nawe ntiyasigajwe inyuma, ndetse yagiye akora ibitaramo byiza bitandukanye, ndetse aho yagiye akurikirwa n'abahanzi n'abanyarwanda batandukanye bari muri diaspora, ndetse aho yaje no gukorera indirimbo, amashusho y'indirimbo ye ya Go Crazy aheruka gusohora, ndetse indirimbo ifite amashusho meza, ndetse iri kugenda irebwa cyane, ubona ko nawe yagiye imufasha. Impamvu twari duciye muri izi muvoma z'abanyarwanda bagiye bazenguruka nuko koko turi mu gihe cy'ibitaramo, ndetse utaragiye azenguruka muri sama ararijwe rero no kugenda abona amastage atandukanye muri iyi minsi mikuru, dore ko n'ubundi ama award mu Rwanda twagiye tubona ama award nka Kisama Award, twagiye tubona ama award nka The Choice Award, twagiye tubona Isango na Muzika Award, ndetse bikaba ari byo bihe tugiye kwinjiramo, ndetse icyabanjirije award yabanjirije izindi zose ni Kisama Award. Mwagiye mubona amakategori atandukanye abahanzi bagiye barimo, ndetse nta gutungurana kunini kwagiye kugaragara, dore ko n'ubundi ari abahanzi bagiye bakora amahita atandukanye muri uyu mwaka, ndetse n'abasoje umwaka ushize bari kugenda bakora ibihangano byiza cyane. Turi kodinze rero iyi nkuru kugira ngo tubanyuriremo sofa aho amatora agiye agera, ndetse n'abagiye barangaje amanota menshi mu byiciro bitandukanye, kugira ngo tubapudetinge. Wowe utarajya kuri uru rubuga kugira utore, wowe utarakurikirana umuhanzi ukunda kugira ngo umenye aho ageze mu majwi ndetse n'amahirwe afite, abahanzi nka Vestina na Dorcas ndetse na Chris Easy bayoboye abandi, barangaje imbere abandi mu matora, ndetse n'igikundiro bamaze gutambuka abandi, wabibonera kuri views bagenda babona, amahiti bagenda bakora, ndetse mbibutse ko uyu Vestina na Dorcas bafite igitaramo gikomeye, album launch izaba ku itariki 24 z'ukwa 12, ndetse aho baje kuyitana hawe ijambo Chris Easy werutse gukorera igitaramo gikomeye mu Burundi, ndetse ari ufite hiti ya sama nta yindi ni inana, views nyinshi cyane, nawe akaba ari mu bayoboye abandi. Reka tugende dukomoza ku byiciro bimwe na bimwe, ndetse tubyinjiremo tubabwire amanota ndetse n'amajwi abahanzi bamwe na bamwe mukunda bamaze kugenda bageraho. Abahanzi n'abaproducer batangiye guhatana muri iki cyiciro cy'amatora kuva ku itariki 30 Nzeri, ni nyuma y'uko hatangajwe ibyiciro by'abahatanye, aho buri cyiciro harimo abantu batandatu. Kuva mu byumweru bitatu bishize, abahanzi Vestina na Dorcas na Chris Easy nibo bari imbere y'abandi mu byiciro bahatanyemo mu bihembo bya Kisama Award. Amatora ari kubera ku rubuga rwa noneho events ku nyarwanda.com, aho umuhanzi Chris Easy ari we uri imbere mu cyiciro cya best song abikesha indirimbo ye yise Inana, aho afite amajwi asaga 1941, ni mu gihe Christopher ari we wa nyuma muri iki cyiciro n'amajwi 7, dore ko yari amaze igihe akoze comeback ikomeye. Christopher yagiye agaruka muri za Nibido akiringa, ndetse aho ari kugenda abona na views nyinshi rwose, ku buryo nta ndirimbo ye iri munsi ya miliyoni 2 za views, ariko aho byaje gutangazwa n'abantu muri iki cyiciro kugeza ubu ngubu ari ku mwanya
wa nyuma. Chris kandi ayoboye abandi mu cyiciro cya Best Male Artist, abafite amajwi 1900. Ku mwanya wa nyuma nabwo hagarutseho Christopher n'amajwi 23. Bikaba ari ibintu bitangaje rero. Uyu Chris ni umwana mu myaka, ni umwana mu bikorwa, akomeje guhigika abahanzi bakomeye, barimo Bruce Melody, barimo Christopher, abahanzi bagiye bakora amahiti ndetse bakuru mu bikorwa, bakuru muri kariyeri, aho ubona ko industry nyarwanda rwose ukoze neza agenda ashyigikirwa ndetse akabiherwa credit n'abanyarwanda. Abahanzi nka Vestina na Dorcas nibo bari imbere y'abandi mu cyiciro cya Best New Artist, aho bafite amajwi 1640. Ku mwanya wa nyuma hariho Yampano ufite amajwi 15. Yampano uri kugenda yitwara neza ndetse akora indirimbo nziza ziri kugenda zikundwa n'abantu, aho herutse gukora indirimbo yitwa Umuntu, ndetse iri kugenda ikorerwa ama-challenge n'ibyamamare bitandukanye kuri Instagram by'umwihariko. Nawe rero nubwo ari ku mwanya wa nyuma, ariko urabona ko nawe ari intambwe nziza ndetse yakoze breakthrough nziza. Aba bakobwa bigaranzuye bwiza basubira ku mwanya wa mbere mu cyiciro cya Best Female Artist, ubu bafite amajwi 1640. ni mu gihe Marina ariwe wa nyuma n'amajwi 19. Biratangaje rero. Marina wari umaze igihe akora amahiti atandukanye, aho yari aherutse gusohora indirimbo ye bwite, aho yagiye agaragara mu makora atandukanye, ariko muri iki cyiciro akaba ari ku mwanya wa nyuma, ndetse aho ari gutegura collabo ye n'umuhanzi bwiza uri hit cyane hanze ahangaha ku bijyanye n'igitsina gore, wamaze gutambuka ndetse no kubadomina. Marina nawe uri kugenda agaragara ko atari gusapotingwa n'abakunzi be rero, aho afite amanota 19 yonyine. Producer Santana aracyayoboye bagenzi be kuva aya matora yatangira, ni uri imbere mu cyiciro cya Best Producer n'amajwi 280. dore ko aba producer nka Element, aba producer nka Meddy nabo baje inyuma, dore ko iki gihembo cyari gifitwe na Element, ariko producer Santana wagiye gukora amahiti yaba mu gukorera Chris, dore ko arizo ndirimbo ziyoboye, haba mu gukorera Vestina na Dorcas, ndetse ubona ko ari byo byagiye bimupostinga. Abagiye batora aba bahanzi hejuru nabo bagarutse bakamutora, kuko indirimbo zabo niwe ahanini wagiye uzikora, nubwo Chris yamaze kujoininga Country Record. Element ariwe bari kugenda bakorana the latest hit. Santana rero wamaze gukubita inshuro abandi ba producer, gusa igitangaje Meddy niwe uri ku mwanya wa nyuma muri iki cyiciro, ndetse Meddy wagiye ukora amahiti, wagiye akora amaturo atandukanye na Bruce Melody, ndetse aho mu bihe bishize yari yaramaze kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe, mu Bwongereza, aho yakomereje umuziki we ndetse ari kugenda akorana n'abahanzi batandukanye. Umuntu wese umukurikirana kuri Instagram ari kugenda bibona ko nawe ari gukora akazi keza ndetse bitangaje, aho Santana yamaze kubacaho mu majwi. Ku mwanya wa nyuma rero uyu producer Meddy uzwiho gutegura ndetse uri muri gengo ya Gael Coach, nabo bazwiho kugenda bamanipira abantu batandukanye, ndetse iki gihembo cya producer wa Kisama Award producer Meddy akaba yaragiye akiharira mu bihe bishize, nubwo Element cy'umwaka ushize yanyushijemo akagitwara. Album twaje ya Buravani ni ifite amajwi menshi kuva ibi bihembo byatangira, aho ifite amajwi 736. ni mu gihe ku mwanya wa nyuma hariho album ya R&B 360 ya Ngabo. Uyu Ngabo wari uri hiti, uri kugenda akora amakuru atandukanye, ndetse aho yari aherutse gukora ibitaramo bitandukanye muri Canada. Ubona ko nawe ari kugenda ajya kwiberi, video nziza, amakuru meza n'abahanzi yifuza ashaka muri iki gihugu, ndetse ubona ko ari kwiberi rya Kina Music, aho bitangaje rero nawe abafana be batari kuza kumusapotinga, ndetse ari uri ku mwanya wa nyuma muri album zakunzwe, ndetse Buravani akaba ari uyoboye iki cyiciro. Turagomeza tubakurikiranire rero donido kuri iyi Kisama Award, ndetse tubibutse yuko umunyamakuru ukomeye nta wundi ni Ngabo
Austin wagiye agaragara hostinga ama award atandukanye agenda anyuranamo na Isheja Sabrine Nkusi rero nawe wamaze gusezera iyi radio. Bivuga ko rero Uncle Austin nawe ari kwitabarizwa hafi kugira ngo agaruka abafashe mwigenda neza ry'iki gitaramo kizaba rero mu bihe biri imbere, aho bazatanga ama award ku bahanzi batandukanye, ndetse Uncle Austin agomba kugaruka akajya akora kuri radio nyuma yaho atandukanye na Power FM, kuko iyi nkuru twayibagejejeho mu nkuru zacu zashize. Reka tubifurize ibihe byiza mwe mwese rero mufite abahanzi muri Kiss Award, muze mubashyigikire mu batore, ndetse tutazakorwa n'iso n'umuhanzi ukunda agaragaye ari uwa nyuma mu cyiciro cyangwa agaragaye nta award atwaye kandi wari uhari kugira ngo umushyigikire. Reka rero tugomeze dusapotinga showbiz nyarwanda ndetse n'andi ma award ari imbere, tuzabakurikiranira ndetse tuzabagezaho bimwe bigenda bivugwa indani, ndetse dore ko hagenda havugwa amaruswa atandukanye no guselectinga umuhanzi kugira ngo ushyire mu cyiciro runaka, ko nabyo biba bitoroshye, ndetse habaho habaho amakorabushen atandukanye, hagenda habamo kuvugirwa k'amarebo, dore ko iyo tugeze ku ma award aba ari intambara y'amarebo, iyi rebo runaka twike, iyi rebo muyisubiza inyuma, ubona ko biba atari ikintu cy'abahanzi cyane, ahubwo bari competition y'amarebo. Reka tubifurize ibihe byiza aho muri hose rero mukurikirana showbiz nyarwanda. Ciao ciao.